Yes, alright, ladies and gentlemen, uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro cy'ubwenge, ndetse cyane ko mubimenyere yuko inari ya channel y'ubwenge nayo ubwayo iba yarakozweho subscribe n'abantu b'abanyabwenge. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cy'ubwenge mutigeze mwumvaho, ndetse ari namo mubwira ngo mubanze murebaho hasi niba mwarakanze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, kuko ibiganiro bigiye kujya bica kuri no channel ni ibiganiro by'ubwenge wakumva ukagira ikintu wigiramo, ndetse kubibagezaho nawe ari umuntu usobanutse. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro nakita urushako. Ndabizi inkumi n'abasore ubu ngubu bacyumva yuko ari urushako bahise bahunga cyangwa se basumva ko ari ibintu bitabareba, ariko kandi nibo bakagumye hamwe, ni mwebwe mwakagumye hamwe mukumva neza ibijyanye n'urushako kugira ngo muzagiye nikigera muzabe muzi ukuntu bigenda, kuko mwabyumvishe kuri channel ya Joy B Entertainment. Ndetse mbere ko twinjira muri kiganiro, reka mbanze mbibutse gukanda subscribe kuri niba mwarakanze subscribe kuri no channel ya Joy B Entertainment, kuko 95% ry'abareba ibiganiro bica kuri no channel ni abantu batakanze subscribe, kandi gukora ibiganiro nk'ibi ngibi mwabantu mwe ntago ari ibintu biba byoroshye, ari niyo mpamvu muba mugomba gukanda subscribe, mugakanda na share, ariko cyane cyane mugakora na comment, mukandika comment mukavuga muti ahangaha ibintu ntabwo bigenda neza cyangwa se bigenda neza, ari akantu mwakongeyemo, cyangwa se mukanashima niba hari icyo gushima. Reka mbanze mbabwire ngo murebaho hasi, turafata amasegonda 3 yo kugira ngo mwanze mukande subscribe kugira dukomeze n'ikiganiro cy'uyu munsi cy'ubwenge. Reka tubanze dufate amasegonda 3. Nizere ko mwarangije gukanda subscribe mwese, ndetse nongera mbabwira izina ryanjye yuko ngiye kubagezaho ikiganiro nk'iki ngiki. Nitwa kubatanzi, ariko sinizera ko mutanzi. Nitwa Joy B akaba ari nge mubana nawe, cyangwa se mugiye kujya mubana nawe umunsi ku wundi kuri no channel ya Joy B Entertainment, channel yanyu, channel ibigiye kujya binoza, channel yari isanzwe nabinoza. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina, ndetse babwira ngo niba mutarakanda subscribe muyikande kugira ngo tujye dukomeza tubinoze, tubona yuko ibintu turimo turakora hari abantu birimo birageraho. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'urushako, ndetse ubwo tuvuze urushako hari abantu batavuga ngo reka dukuremo akarenge kacu nk'abasore n'inkumi n'iki, cyane ko nabonye yuko abantu bankurikirana cyane kuri YouTube channel, ya Joy B Entertainment ari urubyiruko. Ubwo ugasanga base bakoramo akarenge kabo, kandi aribo bakagombye kwicara bakiga kugira ngo igihe noneho cyo gushaka nikigera bazabe babizi, bazabe bazi ukuntu bagomba kwitwara muri urwo rushako. Urubyiruko rwo buriya ntaguma mugomba kuhunga ikiganiro nk'iki ngiki, kuko niyo mpamvu nakizanye kugira ngo tukigiremo ibintu byinshi, ariko usibye yuko ahanini n'abantu bashakanye, abantu babanye nabo kibarebaho cyane, kuko nyine murumva ko ari ibintu by'urushako. Ndetse kuri no channel niho hantu honyine mugiye kujya mwigira ukuntu zubakwa, ukuntu mugomba kujya mwitwara mu ngo zanyu, cyane ko nyine n'ubundi musanzwe mubizi yuko kwitwara mu rugo ari gusangira, ugasangira n'uwo mwashakanye, mugafashanya, mukagenza gute, n'ubundi niko rwubakwa. Naho ubundi iyo bitagenze gutyo niho usanga mu rugo hatangiye kuzamo ibintu ngo by'amategeko. Buriya urugo rwajemo ibintu by'amategeko, kuvuga ngo nibitagenda gutya ngo birata bigenda gutya, biba byapfurwa, ntago ruba rukiri urugo. Ubu aka kanya ubu tuvugana muri studio ndi kumwe n'umutumirwa natumiye aze nawe ambwira ukuntu ibintu by'urushaka bibona, cyangwa se hari ikintu ntarababwira neza nshaka ko tuganira, hari icyo nshaka ko twibandaho, ari nayo mpamvu namutumiye ngo nawe ambwira ukuntu acyumvaho. Icyo kiganiro rero
nako icyo kintu rero sorry nicyo ngiye kubabwira mu kanya. Nari nkiri ku bintu bijyanye n'amategeko mu rugo. Buriya ikiganiro buriya twarangije kukinjiramo rega. Buriya urugo rurimo ikintu bita amategeko. Hari ingo zubakwa kwinshi. Hari urugo ugeramo ugasanga barakubwira ngo njyewe ngo nk'umugabo ngo niba mvuze ngo gutya ngo umugore ngo nta kintu ngaba agomba kurenzaho. Ubwo ngo ni itegeko ngo nta kindi kintu kigomba kurenzwaho. Umugore ubwo ngubwo agomba kuza abyuzuza ibyo umugabo yavuze n'iki. Niyo umugabo yavuga ibintu by'amafuti bipfuye, umugore aba agomba kuza ngo atashyigikira cya gitekerezo umugabo yazanye. Wowe witonze, wowe turagugerera umwanya wawe muri studio. Nababwiye ndi kumwe n'umuntu, niyo mpamvu arimo arumva ibyo mvuga agateraho comment. Ariko nk'uko ndimo ndabibabwira, ubundi urugo ni ugusharinga mukicara hasi, cyane ko ubu ngubu generasiyo igezweho ari iy'abantu bize. Iyo mwize muba mubizi yuko buri muntu wese afite idea, igitekerezo ashobora gutanga kandi cyanagenderwaho, ibintu bikaba byiza cyane. Ubwo rero akantu bita kwicara hasi mugasasa inzobe mugatanga ibitekerezo mwese, biba ari byiza cyane. Kandi nta nubwo habamo agasuzuguro, kuko buriya rega umugore ugusuzugura ni wa mugore n'ubundi wo gusuzugura. Ubusanzwe bifitemo agasuzuguro, ariko ubundi abagore bundi buriya ikintu cyo kubaha umugabo wabo iyo bamukunda. Nako sorry, ubundi abagore buriya ntabwo bategetswe gukunda abagabo babo. Kubaha ni ikintu kibarimo. Abagabo nabo gukunda abagore babo ni ikintu kibarimo. Rega no muri Bibiliya niko handitswe. Bibiliya handitswe ngo abagabo bakunde abagore babo, noneho abagore bubahe abagabo babo. Bivuze ngo buri Imana ijya kure mu mugore akantu k'icyubahiro kagomba kubaha umugabo we yakamushyizemo. Umugabo nawe buriya niyo mpamvu usanga abagabo bakunda akantu ka kubahiro, ugasanga umugore nako umugabo utamwubashye nta kintu wamukuraho. Niko biba bimeze, siko bimeze. Niko biba bimeze ahubwo ati ko mari njyewe tagende ku itegeko ryanjye mba numva natanze mudihe natakirwa rwose. Uyu uri umutumirwa nazanye muri studio, ndetse araza kubasetsa cyane. Afite amastori ateye ubwoba, ngiye njya kumutumira nabanje numva ukuntu asetsa, ukuntu agenza gute. Muraza kumva arabasetsa cyane, ndabizi mu kanya nitugerwaho twamuhaye mwanya. Gusa naho ubundi ibyo ndimo ndababwira yuko abagabo baremanywe kubahwa, biyumva yuko bagomba kubahwa cyane, abagore nabo bagakundwa cyane. Niyo mpamvu buriya umugore cyangwa se umukobwa irimo uramutereta akaza kuvumbura yuko utamukunda. Hari abandi bakobwa wakundaga wari ukuza kumukinira, biramubabaza. Icyo kintu kibabaza kurenza ibindi byose mwakoranye. Abakobwa buriya baba bakeneye urukundo, kandi n'abagore mubanye, kuko nabwiye uyu munsi turibanda ku rushako. Abagore buriya baba bakeneye urukundo rw'abagabo, ariko abagabo nanone nabo bagakenera icyubahiro kivuye ku mugore. Ariko bitavuze ngo ntabwo mwakicara hasi ngo musase inzobe, buri muntu wese azana igitekerezo, mutange igitekerezo cyubaka urugo. Naho ubundi byo kuvuga ngo ndavuze ngo niba ngo mvuze gutya ngo ntago, ngo niba mvuze gutya nta kindi gitekerezo ugomba kuzanaho. Iryo jambo basore n'abakobwa mutarashaka, nimujya gushaka ibyo bintu muzabyirinde, kuko urugo ntabwo rwubakika. Niho hahandi usanga ari imiguruko ya buri kanya, ngo jye navuze umugore aransuzugura, ntabwo byagiye mu bikorwa. Biriya bintu biba ari ububwa, ntimuzabigendereho.
uyu munsi nari nababwiye ngo ndaje mbabwire ingingo nyamukuru dushaka kwibandaho mwa kino kiganiro. Ingingo nyamukuru dushaka kwibandaho mwa kino kiganiro ni kubitwa ry'abagore rya hato na hato risigaye rikorwa cyane muri ino minsi ya none. Nicyo kintu nshaka ko twibandaho, ari naho hantu nshaka yuko umutumirwa natumiye uyu munsi muri studio ya Joy B Entertainment ari buze kuduteraho komenti akatubwira ukuntu wabyumva n'iki. Uyu munsi turagaruka ku ikubitwa ry'abagore mu ngo. Abagore uyu munsi naje kubavugira, murangurira akantu mujye muri komenti mwandikemo muvuga muti Joy B wadukoreye umuti uyu munsi. Uyu munsi nicyo kintu cyanzinduye, ikubitwa ry'abagore mu ngo. Ari nayo mpamvu mfite n'ubutumira hano ambwira impamvu ahanini abagore bakunda gukubitwa mu ngo, ambwire ukuntu abyumva, ambwire se buriya gukubita umugore, atubwire nako ntabwo ari njyewe gusa, atubwire se burya gukubita umugore ni ingenzi cyane, ese bamukubitira iki, kugira ngo namwe muyumve. Wenda niba bajya babakubita wasanga ari byo mutujuje, wasanga hari impamvu babakubita ifatika burya tutazi namwe mutazi. Uyu munsi ubutumirwa twazanye aradusobanurira uyu munsi ibijyanye n'ikubitwa ry'abagore. Niko ubu se uriteguye ngo utubwire? Ubu ni njye wa muntu wari warabuze, naje rwose, naje natumijwe n'Imana ku kibazo cyo gukubitwa cy'abagore. N'ubundi ngiye kuntu mbyumva, nta kuntu umuntu utanywa inzoga umugore yakosa ngo ahite amufata mukubita. N'ubundi wa muntu amukubita ni cya gisinzi kiba cyarasinze kare. None wa mugore agatavuga ati bundi nubwo najya mu rugo ntacyo najya gukora rwose, ati n'ubundi nta myaka ijana kandi yemerewe ndopfiro, ati najya se nicyo kimwe n'ubundi. Akavuga ngo niyo najya mu rugo ho naturutse se, ati nubwo najya mu rugo naturutse ndajya gukora iki ko navuye mareba, ati n'ubundi reka nemere nzamubitwa, n'ubundi bora ndi kurwubaka, bora ari kurwubaka, bora birimo kurwubaka. ni ukuvanga abagore benshi impamvu bakubitwa ntibanataha iwabo, ni uko baba bavuga ngo n'ubundi reka mu rugo ntacyo ndi kurindira n'ubundi. Nuko ngiye mbibona, hako nanjye ubundi mbona atamukubitse n'undi ngamuhamye n'umwe cyose yabikora, n'undi ngamukubite none nzavuga ati hayi buri ndobo nayiteruye nabo no munsi nayimenye, none ejo nzanyitero neza ari nzojya gukubita. None se njye hari ikibazo mafite kimwe bura mu buzima, sibyo? Iyo abantu bashakanye siko bimeze, uzajya uvanga yega ariko niba urimo urabyumva siko bimeze. Niko bimeze rwose, abantu bashakanye bose baba bakuze siko bimeze, umugore n'umugabo bose baba bakuze. None ni gute batakicara hasi? Ngende kukubaza nsubize uko byumva. Kubera iki batakicara hasi ngo baganire ku kibazo cya kindi gishobora gutuma umugabo akubita umugore, bakiganireho neza nk'uko n'ubundi bajya gushakana bicaye hasi bakavuga ngo bateretana, bakavuga ngo tubane mu mahoro siko bimeze, tubane mu kiza no mu kibi. None kuki batakicara hasi ngo bakemure icyo kibazo kirimo kiratuma barwana? Wenda hari izindi mpamvu uransobanura aho ngaho. Reka nanjye nsobanura aho ngaho, ariko nanone ngaruka kuri ijambo nakabagabo bakubita abagore n'ubundi ni ubwabubwa. Timo ndavuga ati nange mbwa nkahura nazo ni bwabubwa n'ubundi. Bivuze ngo gukubita abagabo bakubita abagore n'ubundi ni bwabubwa, ni bwabo. Ni nko kuvuga ati umugore nange mbwa nkahura nayo. None se mubaze neza sibyo? Ubona kuvuga ngo abagabo bose bakubita abagore n'ubundi ni bwabo bwa n'ubundi. Ni n'ububwa bivuga amazina yazo. Abagabo bose bakubita abagore ni imbwa. Mujye mubareka nabo ubundi bibereho neza. Bajya babareka babeho neza, ubwo ntibazaba bakubita. Niba barakubise bakubise abakobwa none bageze no mu ngo bazaba bakubitwa, ataye mubareke rwose.
nicyo kibazo Kagame yavuze ati ubundi umugabo nagakubita umugore yabivuze yabibonye buriya yari yabibonye inde yabivuze Kagame niwe rwose yavuze ati nta mugabo ukwiye gukubita umugore ntazakubita umugore azayafungwa komaringe ntanza nkamukubita agafungwa namukubise njye ntanza nkamukubita nkafungwa namukubise umugore se kandi ubwo zambwa n'ubundi urumva yuko waba ugiye hehe nanjye se natajya muri zambwa ati ako njye nakikuramo kare n'ubundi ko bamaze kumukubita ariko buriya numva umusaza ibintu aba yaravuze aba yarabanje akicara akabireba nyine akavuga ati ibi bintu ntabwo biba ari byo siko bimeze aba yabitekerejeho neza cyane buriya akantu ko gukubita abagore njye ntabwo nkumva neza niyo mpamvu uyu munsi twabigarutseho namwe muri mudukurikiranye online mujye muri komenti mwandike mutubwire ukuntu mubyumva ese mubona impamvu abagore bakubitwa cyane mu ngo ari iyihe mubona ese hakorwa iki nubwo ariko muri ino minsi ntabwo bikibaho cyane ni gake byaragabanyutse nka mbere kuko narabigabanya ibyo bintu ariko noneho hari abakubitwa ntibimenyekane ntibisohoke hanze kuko baba birinda yuko urugo rwasenyuka abo rero nibo twagarutseho uyu munsi kuko ubu ngubu ntabwo wapfa kubona ingo zisigaye zirwana bakajya ku mugaragaro ubu ngubu ku mugaragaro ntabwo bikibaho cyane bitewe n'uburyo umutekano nyine uri umeze mu gihugu wabibonye ubu ngubu ni gakeya cyane ariko noneho hari abakubitwa bagakubitirwa mu nzu mu cyumba mu iki hahandi ibintu bitajya bipfa kumenyekana cyane ariko turabizi ko bibaho wabibonye ari nayo mpamvu wanjye mukubitira mu cyumba rwose nawe ujya umukubita njyana namukubita ahubwo hashize iminsi 6 mukubise mba numva natishimye wowe iki ati njye rwose hashize iminsi 6 adakubise umugore mba numva ndimbwa ahubwo habye naze mukubita asize mu cyumweru 2 mu cyumweru 3 ajye ku murongo komako none ni bwabubwa none se ukora ububwa ubizi uzi ko ari ububwa nyine ariko ugapfa kubikora kujya nyine namushatse bamwumatira ibyo mbabwira abantu b'abakobwa mupfa guhita mujya kuvuga ati reka nshakwe muzamubaza mu bitekerezaho gake bagiye kumumatira n'ubundi naho nashakaga noneho bivuze yuko imwe mu mpamvu abagore bakubitwa ni uko baba barashakanye n'abagabo batabishaka bapfa kubigira ati reka dupfe kubana gutyo n'ubundi batabashaka bakobwa murumva yuko gushaka biriya bintu byo kujya kwitsindika ku bagabo ugasanga upfuye kwitsindika ku mugabo ngo njye n'ubundi ngo yanteye inda ukajya kumusura ngo ntugaruke nibyo rwose nawe niko washatse nanjye nuko namushatse ahubwo abakobwa rwose muri gushaka muri iki gihe muzamubanza mubijyemo neza muboneka uno muntu rwose nubwo naterwa nk'ifoni wenda ikagwa hasi ntago yamitana kuba wowe wahiterwa abona akantu gato akavuga ati ndakwica we akajya kuzanira umuhoro byanakunda akajya kuwutyaza urumva ari bwa buzima murakanyago muzamubanza mureba mujye mureba ni ukuvuga ngo bagiye abanza bitonde barebe erega buriya no umuntu muzima muzabana neza mubona mukiteretana urabizi neza umuntu muzima muzabana neza mubona mugiteretana uko mbibona nanjye ubu ni mbona uwundi nashatse ntabwo namushakaga ko mabundi nendaga gushaka uwo ngo base bapfa kumumati uwo ngo natashakaga byabaye nk'agahato mfite n'ipiki nawe mukubita wiki mfite n'ipiki rwose nubwo abishoka we ariko ibyo ntabwo ari byo buriya umugore mwashakanye mu bana uri kubyumva uko byaba bimeze kose ubutegetswe kumukunda nawe akakubaha uko mwashakanye kose aribyo sorry muravuga ngo ni ububwa bwo kwita umugore
nubwo ariko ugomba kwirinda ubwo bubwa ukakunda umugore wawe uko bimeze kose, ukasa kose, uko byagenze kose kugira umushake. Si yakubyariye musaba n'ikimuga nkatamukunda kandi ari ikimuga. Ari ikimuga namure. Oya niko kuba umugabo ugomba kumukunda. Nakamera nkajya muri za mbwa zirindwi zibaho kumara uko ngiye rwose hari ikimuga nkajya kureba abandi bakizuba. Wowe iki? Najya kureba abandi bakizuba unacauka umuntu wese akagenda areba. None se nabi kimuga mu bana yaje ari muzima ariko oya ntabwo ari byo. Oya ntabwo ari byo. Ubwo abaye ikimuga mu bana wamunagira nde, wamunagahe? Kari wowe ubwo ni wowe umugize ikimuga kuko yaje ari muzima. Nta mutoroka. Mutoroka ujya he? Nkagiye wenda Kabuye ka Igisaka ka wenda za Ruhengeri ka wenda za Kiboga yose. Oya reka. Za Butare hose nkiro. Buri mugore wawe ugutegetswe kumukunda. Utegetswe kumukunda kuma n'ubundi nubwo bamumase. Nzapfa kumukunda gutyo koma nugupfa koma. Umugore wawe ariko buriya ntabwo ari byiza. Ugomba kumwubaha nako kumukunda nawe akakubaha. Uko byagenda kose yagize n'igihinduka ugomba kumenya yuko yaje ari muzima umugore wawe, mukabana neza ukamwitaho dore yuko wowe uba uri na mutwe w'urugo. Buriya niyo mpamvu bavuga ngo iyo mutwe w'urugo yapfuye yagiye ubwo gupfa mvuga no kugira ibitekerezo bibi, urugo kugera rutera imbere biragorana. Siko bimeze. Ari nayo mpamvu rero nkamwe nk'imitwe y'ingo mugomba gutekereza abagore banyu, mugatekereza n'abana ndetse mukabakunda. Abagore nabo bakabubaha. Urabyumva gute? Giye ko mbibona nuko nguko koma naniko ariko kumukundo nugupfa kumukunda. Ni nko kumata nyine ni nko kumata. Nakoma ngo byabikure mukunde. Akoma ariko nyine nza no gupfa kumukunda kubera nundi bavuga ati kibizu y'imifu uyimyefu nundi ntagishya. No gupfa kumukunda rwose gake koma ariko ko kumukunda ntibyangora. Koma nzagerageza ndebe ko natangiye kumukunda wanjye nubwo muzana bamumata rwose yari mwiza rwose bama. None se ariko giye buretse baze nkubaza sibyo? Buriya twavuze impamvu imwe muzituma abagore bakubitwa. Siko bimeze? Twavuze yuko impamvu ahanini ari uko mwarashakanye umugore utamushaka. Siko bimeze? Bikazajya rero bituma mureba nabi ntubone neza, ukaba yaraje kwihataho, yakora n'agakosa gato kakabona ari kinini cyane ugahita ukubita. Wicaho ubaga birakunze ubonye n'icyo. Oya ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Namabona ko nanza mushaye icyo. Oya. Iyo ntabwo ari byo. Urumva? Noneho iyindi mpamvu ni iyihe? Iyindi mpamvu ituma abagore bakubitwa ni iyihe? Iyindi mpamvu ari ukubona umugore akaguca kureba nkaho atakuzi kandi ubwo muziranye ubwo ngo bari kukwiryaho. Umugore wawe se? Yarya kwiryaho ga. Oje umugore wawe ntabwo yakwiryaho gute se? Hayiga hari igihe abafite undi hanze nyine ndabakundanaga bakakureba nka atakuzi. None nawe bagahuma mubireho gutyo uzajya tebuka kumukindura ka. Aguca inyuma? Aguca inyuma? N'uwanjye ncaga inyuma kare koma nabirebye navuga ati wowe na kibi wajunye atoroka byamutirago. Ngo iki? Wanjye yanyihaso kandi nkareba arimo arananca inyuma kandi nanone yaraje natamushaka n'impamvu rero yakoze akantu gato n'ubundi yateruye ikiko nakagishaka giterura hita nkubita.
ndaryamye ni ukuvuga ngo niyo akoze akantu gatoya agaterura ikiko atagomba kugiterura atabinsabye azi abantu bitsabe mu bwatwuma mu bwataye bunaka ari mu mwanya wo gutera ikiko ubanza ubukiretse igitero atabinsabita nkubita oya ubwo twabonye indi mpamvu ya kabiri sibyo gucana inyuma siko bimeze iyo aguciye inyuma kiba ikibazo gikomeye cyane bigatuma mushobora guhora murwana umukubita ugenza gute ukaba wamuca ibyo bisebe ukaba wagira gute none reka dushake indi mpamvu ya gatatu yaba iyihe ni impamvu ya gatatu ndabona indi mpamvu ya gatatu yaba ko hari abagabo nanone bafuhira abagore babo ko bikoraho neza ugasanga yikozeho neza umugore yikozeho ni ukuvuga ngo kuba neza kwambara neza kwitera ku kamekapu nabyo ni ikibazo ati n'undi bazamunwara reka nzamukubita noneho muca ibisebe ntiyaza yigira neza ku muntu bazaba bamuravuga ati afite ibisebe reka tumureke noneho indi mpamvu ya gatatu umukubita uvuga ati nacika nk'igisebe mu maso abagabo bazahita bamwanga n'ubundi igiye kubitira ukuboko nubwo hano gico kigira neza mubwiwe rwose ntabwo bimeze neza kubitirwa ukuri uyu nguyu kubera asa nabi kubera nyine yegerageza kwishyiraho ubupuderi imisatsi igezweho nagira ngo ahubwo wamukubita akenshi kubera yuko atari na mwiza hatari n'iki ariko niba wumva ndumva niyo umugore yoga akisiga ku gapuderi akageza gute ubwo nyine abagabo baba bashaka abagore babo batazajya ngo wenda nubwo batazamutwara abandi bagavuga kugira ngo azamukubita wenda muca ibisebe kandi wenda nubwo namutema hano mu mutwe akazaho ikintu nka gutya ibyo gutema byo biretse ibyo gutema ntabwo ayiga niyo mpamvu nanze nkamutema kugira ngo namuceho n'ibisebe ukundi ukuntu abantu bazamura bavuga ati ntacyo kibi kandi ntamuzanye ari icyuma mutemye bagufunga ayiga ndamutema nkamwicaza mu nzu avuga ati buriya uzavuga ati kari nk'isuka yagukozeho gake mukicara mu nzu mukabiganiraho gake uvuga ati ubundi nakuzanye nagukunda warawunkundaga rwose ati rero tsatsa uvuge ko ari nk'isuka hanutse tuba twanitse tuvuye guhinga itanuka ikagutema ati yego rwose mugabo wanjye koma ariko ababizi ko yakubitiwe iki yakubiswe n'ubundi yahowe iki yaho kubera yikoraho umugabo aba yamurebye akavuga ati niyo atamukocora ejo abandi bazamunwa ukarinda umuca ibisebe kubera iyo mpamvu ukamuca ibisebe rwose ahubwo mukajya muza mukumvira akavuga ati uvuge ko ari nk'isuka yagutemye bikora gutya nkatwe rwose ukagenda ukamukorera rwose kitazwi ukamudiha ukavuga ati uvuge ko ari nk'isuka yagutemye umugore nakavuga ati rwose gitifu rwose bazabafunga rero abo bagore mwirwa mukorera ibyo niba bafata nako nimushwana bakagenda bakabivuga ku mugaragaro yuko mwabakoreraga ibyo n'iki byose urumva yuko ibyo bintu ni ihohotera bazabafunga ngiye nzamba ati mama ndetse ngo mfunga ko umugore wanjye nacyamukeneye umukeneye ute kandi umuhohotera umuca ibisebe umugenza gute ni ugufuha kw'abagabo kugira atazamunwara kuko yikoraho cyane uyu munsi rero nari nabwiye ngo ndabazanira umutumirwa ngira ngo mwumvishe ukuntu ibintu wabyumva n'ibiki ariko njye icyo nabagiramo inama ni uko muba mugomba kwicara hasi mukavugisha abagore banyu ku bijyanye n'iterambere ry'urugo rwanyu naho ubundi ibyo kuba kwitagura ibyo kugenza gute ntabwo ari byo ibyo bintu ntabwo ari byo muba mugomba kwicara hasi mugasasa inzobe mukaganira ibyerekeye urugo buriya rurimo amakimbirane rurimo ibiki ntabwo rutera imbere usanga hari n'ahubwo ari rwo rurimo rurisanga inyuma mu iterambere bitewe n'agace rurimo niyo mpamvu buriya kwicara hasi n'umufasha wawe rega buri mugore ni umufasha wawe muba mugomba kwicara hasi mukaganira akakugira inama akakubwira ati mugabo wanjye rero mbona tugejeje gutya
byaba byiza kurenzaho, ariko ntabwo bivuze ngo ntabwo ndimo ndababwira ngo abagore babayobore. Buriya icyubahiro ukwiriye iyo umugore akiguhaye nibwo uba uri umugabo wuzuye. Mwicare hasi muganirize abagore banyu, ubundi murebe ngo ibintu biramera neza. Ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo tugisoreje, ndetse ikindi kintu nongeraho ni ikintu cyerekanye n'abantu b'abahungu. usanga umuhungu afite ubwanwa w'imyaka 40 ngahe nta fone afite, ntose azakora surprise gute? Nubwo nde yagenda akibarira nk'umufuka w'ibigori wabo, nubwo bamudiyagura ko bazi ko yaguze fone, ngiye mbona ari byo n'ubundi. ni ukuvuga ngo iki kironyeho ni giki. Ikindi kintu nabibonye nanone, abantu b'abahungu mutagira fone nini uvuga ni iyihe? smartphone nk'izo za Infinix zaki. Ni ukuvuga ngo wowe nta muri abagira niya nama ivuga ngo nta myaka 100 umugani w'abandi baterura umufuka. Kareka nubwo agera kiba umufuka w'ibigori akawugurisha, nubwo icyo baje namuhamagana 200 niyo mufunga. Hayiga kwe kumaza bakoze cyano, yarebye ibintu bigezweho noneho. Arimo areba kuri Joy Entertainment. Arimo arabireba rwose, ariko bireba neza ati ubu ngubu. Iyo yabireba umunsi wose ubundi bagatamuta muri gereza. Ntabwo nubwo yabireba umunsi umwe, nubwo yabireba iminota 20 bagatanga nubwo atana mu kuba yabirebye. Amaze kureba kuri Joy Entertainment. Nubwo amagura yo channel yacu turi gushiraho rwose, nubwo atana mwica. Sibiro channel yitwa guki? Arya si kaboko se. Ngo niki? Nge nabona ari kabobo we. Ariko rero bakire no gukora kakana. Ka sabraso kamera birenda gukora karo. Kaki? Kaskabrai bavugago. Kaskabrai gakorwe rwose. Bazaye batwika bimanukira. Ari nk'abantu b'abahungu usanga afite imyaka 20 bavuga ati se Facebook ibaho, ati reka Facebook nzi nta nubwo nyizi icyo ari cyo. Urabeshya abantu ntabwo babaho. Bariho abantu usanga atazi surprise nijyane, ukavuga ati atazi nubwo bavuga ati se YouTube ibaho, kavuga ati reka ariko urayizi kibaho. Ngenzi kibaho kubera nyijyaho. Ubwo rero urasobanutse wowe. Ngeze muri .com ngo ni kureba iri kujyaho ga. Ugasanga ari umuntu wabwa ati se uri muri aririmbisha nda smartphone, akavuga ati se washizemo ka memory card hagati. Ati kase ngutize kangohereza kanjye ari gushiramo se. Ati reka ingiba yifite memory card yayo hagati. Ati rero subwiri kuririmba gute? Nkariho nk'abasore ejo bundi umusore yamamagaritse arambaza se izi modoka ndi kurebera mu phone yingi ya smartphone ziri hagati iyo ushaka kuzikuramo kazirekeramo. Ntabwo ati reka ibi ni ibintu bigezweho, ati nshiramo njye kuzikuramo. Ntabwo ati se muwajya ucengeramo niba ashaka kuzikuramo canga bacangingira ugende uzikuremo. Abo bantu baracyabaho. Bariho rwose. Jero wamagaritse mu muhanda amaze ati se bino bintu ndi kurabiri hagati bari kubyina baragiye guturamo bwanjye, bagiye kubamo kubera ati reka ngure n'ikibanza. Hamwe ati se ikibanza wakigura gute? Ati ikibanza kukigura no kujya kugura smartphone. Yavuze ati smartphone ni iki? Avuze ati reka ni ibintu bigezweho byo kureba no kwa surprise go cyane Facebook byose byo kugira gute byo kureba ka subscribe go. Oya bavuga subscribe iki? Hayika ibi nka babandi tutazi iki phone iki ari cyo tuvuga ka subscribe. Kasabuke ka subscribe so Facebook de voir ni Facebook. Haro amagaitse hamwe atese kuma Facebook ibaho. Facebook se niki? Ati gari ikintu bite ngo Facebook. Facebook se kibaye. Ati reka nigeze kucyumva ngo muri phone bavuga ngo Facebook. Na Facebook na nigeze
nyitekerezo nyimenyera kare ntabwo ati uzaza uyimbaza ejo nanjye ngiye kuyibazaho yo Facebook niyo nari nicaye ngo ndi kubaza noneho tugiye gusoreza ku kantu kamwe siko bimeze tugasoreze tugiye gusoza ku kantu ko ndakubwira akantu uvuge siko bimeze ugiye kutuvugira ngo sinkubwira agakira uratuvugira ngo sibyo ndabivuga rwose uratuvugira ngo contribution uretse gake is attraction to success. Twagiye bivuge neza bivuge nyine mvuga kuri ba mvuga ngo uratuvugira ngo contribution itonze urabisubiramo byose. Contribution is attraction to success. Bivugira rimwe byose. 1 2 3 go. Competition of the surprise. Tukashima gasubikanye bijya iki twaje ari uwo gusetsa twaje ari abo gusetsa we bivuge neza ngo contribution competition byatugendera abo rotere competition utugeze narigera nseka ubona rimwe uravuga ngo contribution is attraction to success. Twagiye 1 2 3 competition of ngoso yo nayeshoje kuba kiri kujyamo no competition tayakosa nizere ko namwe mwaryohewe. Heroin